nose hari ibyahindura ko papa wanjye ari inzovu. Reka nizere ko mwese mumeze neza ukurikiye Gold TV show. My name is Perfect Rwa. This time nabazaniye umukobwa wa nzovu. Wabuze inzovu ndakekeza nta muntu waba utazi inzovu, ubaye utanazi iyo nzovu wabuze yaka inshuti ya yaka rero. Sasa rero uyu ni umukobwa wa nzovu. Abantu benshi bakomeje kwibaza tese uriya no umukobwa wa nzovu bakoreye ikiganiro kwa Linda Priya, sinzi niba barabibonye. This time rero namuzanye kugira ngo ababwire buri kimwe cyose, n'abari bafite ibibazo bababwire, n'abantu bakomeje bazanira by'amagambo comment zitari nziza babashe kuba basubirizwamo. So reka twakire umukobwa wa nzovu, reka mwakire mu kiganiro. Murakoze. Nitwa Mukobwa Jana Yvette, nkaba ndi umwana wa nzovu. Nzovu ni papa wawe? Nakomeje mbona mu comment yo muri cya kiganiro mwakoze bari kuvuga ati ntago ari umukobwa wa nzovu, urabeshya, uri kumva ati ntago musa, turakuzu bikanombe. Nyine ubona yuko abantu bagiye bazitanga bamwe na bamwe, hari abantu baba barimo bakuze. Ni gute uri kuvuga ngo uri umukobwa wa nzovu kandi babizi neza yuko utari uwiwe? Ibyo ni iby'abantu bivugira. Nose hari ibyahindura ko papa wanjye ari inzovu. Nzovu ukuntu areshya akabyara umukobwa ureshya nkawe, ubyibushye nkawe, w'igisorera ikiyo. Mama wanjye nakurikije mama wanjye nawe ni munini, kandi n'abana bo mu Mutara bajya baba bato. Mama niwe mukonyine bajya bavuga. None se harya wavuze ko yitwa Mukobwa Jana Yvette? Reka njyewe ndakwita Yvette nta kibazo, sibyo? Nyese Yvette, koko uravugisha ukuri yuko nzovu ari papa wawe? Nzovu ni papa wanjye. None se koko niba papa wawe ari nzovu da, byari bikwiriye ko mugenda mu kiganiro. Ubundi turabizi ko mu muco nyarwanda abana bubaha ababyeyi babo, no gusangirira ku imeza imwe na papa wawe ubundi ntago biba ari fresh. Noneho mwebwe mwararengeje, muragenda uricara hano nawe yicara hano, bashyira ibiryo hano, ibiraha, amacapati n'amazi, muranywa muri gucurangwa na papa. Koko byari bikwiriye yuko wajya hariye kuri kamera uri gusangira na papa wawe? Koko byari bikwiye? Oya, kuri papa byari bikwiye kuko ariko kazi ke anadutunze. Iyo yakoze biriya bintu nibwo tubaho. Ni umukinnyi w'amafilime nk'ibisanzwe mwese murabizi. Ni umu content creator cyane. Ubwo rero urumva Linda yaratwishyuye, ubwo urumva yambwiye ati mwana wanjye Linda aranyeneye ko mukorera akantu kandi byose biraterwa nawe. Tujyayo rero dukorera ariya mafaranga. Muri make nyine wowe wabikoze ku bwa papa wawe, ntago wowe byari bikurimo ku giti cyawe? Cyane nabikoze ku bwa papa wanjye. Ariko nawe wabaye umwe mu bishyuwe cyane. Hari ikibazo sindamusha nkubajije, nibuze ikibazo yego wenda ushaka kugifata nk'ari ukwinjirira, ariko ntago ari ukwinjirira. Reka ngire akabazo nakoza. Ikibazo nziza akabazo ngubaza? Nta kibazo. None se Yves, ni nk'aya mafaranga sibyo baba barishyuye papa wawe, nibuze wenda so kuvuga ngo niyo bakwishyura 1000 aba ari amafaranga, ngende kugira ngo numve nibuze amafaranga ingano yayo ku buryo ujya gusangira na papa wawe, uri kumva kuko abarore, kuko yari yarabahisha igihe kinini, amaze igihe kinini nta muntu umwe uzi abana biwe nzovu, arabavuga bakitwa ese mbabarira umbwire naye mafaranga baba barabishyuye. Amafaranga yari yose ari budutunge, akishyura n'inzu. Nabizi ko papa wanjye n'ubundi nibisanzwe akodesha. Ubwo rero aramutse aduhaye n'amafaranga niyo yaduha 50, twayakorera kuko tuba tuyakeneye. Okay, none nzovu njya numva avuga ngo afite umudamu n'abana 4, sibyo? Ajya avuga ngo afite umukobwa bita Sandrine. Sandrine yawe wewe cyangwa? Oya. Ni mwe mukuru kuri wowe, ni muto kuri wowe? Ni muto kuri njye. Ni we mfura ya nzovu cyane. None se mwese muraba umubyeyi umwe cyangwa? Turaba umubyeyi umwe. Koko? Ese ngubu turamutse dutumiye nzovu ugasanga araje arabihakanye, ntago uri umwana we, byagenda gute? Ubwo hari umubyeyi wihakana umwana we nubwo yaba yikoze byari impamvu z'akazi.
gusa nta mubyeyi wihakana umwana we. none se ko nakomeje mbona komenti zivuga ati ngo ntabwo ari umwana we, kandi nta muntu n'umwe wigeze uzisubiza, yewe nawe waragiye uricecekera, ntiwagira ikintu urenzaho. Icyiza se si uko twamuhamagara akemeza niba ndi umwana we, atari ibyo abantu bishyiriyeho komenti, kuko abantu bivugira ibyabo. Komenti se ko ari iz'abantu batanga. Uravugisha ukuri ko wamuhamagara? Namuhamagara. Ive numuhamagara kano kanya akagufata, ndahita nkubara inote 10,000 ite mbiguhereza kano kanya muri kino kiganiro. Ndahita nyaguhereza, dore ngiyi telefone. Hamagara papa wawe, umuhamagara. Ijwi rya Nzovu ndarizi, ngenda ndamwumva. Ikibazo si uko muhamagara, kamuhamagare namwe murabona. Shera udispeaker muvugane twumva. Ukibikora. Gishyira hano ku kamikoro. Naramuka gufasha muganire nyine nk'uko waganira na papa, ndahita mbyumva. Ntago amfashe. Aragufata, tuza aragufata. Ntago ari kumfata. Ongera umuhamagare, wasanga ari no muri douche. Oya. Papa ntago ajya yoga. Panja roga ntago mvuze ko atoga. Cyangwa sha buno ari muri bya Ebola ajye yita ngo niyo kubomora niba yindi. Reka. Ubwo buriya ashobora kwamaza iminsi arwaye. Wasanga ari ese reka nyine numvisha avuga yuko mu kiganiro mama wawe yagiye kumusura. Ese wowe waba waragiye ahantu yararwariye cyangwa se aho yabaga? Nagiyeyo. Ndamusura bisanzwe nyine. Nyine muhamagare twumva. Nawe komeza umuhamagare, ashobora kuyifata nta kibazo. Cyangwa se nyereke umereze nimero yashaka kuba wabona ari wowe wenda akagira ngo ugiye nko kumwaka amafaranga, wowe wayimereza nimero yiwe nkagira. Ngaba ari ngiye mwihamagarira. Ikire yandikemo hano. Ngewe mwihamagarire noneho turebe niba ngewe areta afata, kuko ashobora kwanga wowe akavuga ati wasanga agiye kunza amafaranga. Ubwo wasanga ariyo mpamvu. None se Ifete warize? Narize. Wasoreje mu wakangahe? Nararangije amasura arangira. Warangirije nyine mu wakangahe? Ese warangirije kaminuza, warangirije nyine mbwiye? Oya, ntago narangije kaminuza. Gusa nyine senior 6 narayirangije, na kaminuza ndi hafi kuyiga nari. None se papa wawe niwe wakwishyuriraga Nzovu? Oya. Kuko panja ari umukinnyi w'amafilimi n'aba diaspora bagiye bayanyishyurira. Muri makeya nyine ni abantu ni nk'ubufasha babafashaga, bakaza bakabifashiriza nyine bakabishyurira amashuri. Nyine ni iby'agaciro tu. Yewe ibaze ko nari mpamagaye, mbese nongere umupoze ndebe, umva naramuka mfashe ntabwo nyira. Akira naramuka gufasha uhita umufata. Kizera budispeaker. Panja ararwaye ntabwo gakamera kumfata. None se yarakize. Ubwo niba mubirushije umwana we. Okay, ugiye kumfasha, sibyo? Nibiramuka birakitureba. Yakomeje kubyanga. Okay, nta kibazo. Ariko ashobora no kudufata. Hamutse dufashe nahita ngiye nza kuri kamera n'ubu nahita nyestara kamera mbere na mbere. Ariko ndakomeza ncisheho nimero. Uvuze yuko amashuri abantu bakomeje kuyabishyurira na aba diaspora, abantu bakunda papanyu, kuko n'ubundi papanyu amafaranga menshi cyane abona abari aba diaspora, sibyo? None ni nk'ikihe kintu yabafasha iwanyu, yabagufasha wowe na mama wawe mu buzima bwa buri munsi? Ubuzima bwa buri munsi aradutunze, kandi ni na papa turamwishimira kuko tubana. Murabana? Ko yavuze ko yatandukanye na mama wanyu? Haza rimwe na rimwe. None se gutandukana amaherezo y'umuntu aba ari mu rugo.
rimwe na rimwe araboneka. None se Ive ngiye kubaza ikibazo sibyo kandi unsubize. Nzovu ni papa wawe, yirirwa mu biganiro ari kuvuga ngo arabomora ngo ba mama niba hari mama ajya avuga nyine sinzi nawe mwibuka neza ngo bajye babomora nyine ngo bindangamirwa. Man, iyo ubyumvishe nka biriya bintu nka papa wawe cyangwa se nkiri kumwe na mama wawe nyine ukumva barabivuze sibyo, uba wumva nyine umeze ute muri wewe? Nyine ni nk'icyo kintu bigukoraho kuri wowe kuri side yawe? Birambabaza nyine, just gutyo gusa birambabaza, ariko nkavuga ati so ni akazi nyine, niko ubuzima buba bugomba kumera. Niwe mukobwa mukuru wa papa wawe. None niyo bibaye nka gutyo nta nubwo wamuhamagara nibuze ngo uvuge ati papa gutya na gutya? Ibyo ndabimubwira, ariko kubera ukuntu akunda icupa nyine namwe icupa mararizi, ntabwo ajya abyumva. Ariko nawe usa nk'umuntu uzinywa? Oya, ntabwo nywa icupa. Ese ko mbona ufite isoni z'iki? Nta soni mfite. Cyangwa ibyo uri kumbwira byose bikumbeshya? Oya, urabona nsa nk'umuntu ufite isoni se? Njye ndi kubona uzifite. Buriya uzabeshye njyewe sibyo ubeshye n'undi muntu, ariko kubeshya ku bintu bigiye kujya kuri public ntabwo ari fresh. Gusa njye ntabwo mbeshya, ushingiye ku kisi uvuga ko mbeshya? Nyemera tuzajya gusura Nzovu aho aba nyine ku nzu batari iwanyu. Tuzajya kumusura. Nta kibazo. Urahaza aho aba? Gikondo. Aba Gikondo. Tuzajya kumusura cyane. Sure. Okay. Nakubajije ikibazo mu minota yashize ntabwo igeze ukinsubiza. Nakubaje amafaranga nibuze rinde yaba yarabahaye kugira ngo mubashe kuba mwakemera kujya kuganira nawe, ariko ntacyo wigeze umbwira. Nta kintu wigeze umbwira, sorry nako. So wambwira amafaranga Linda yaba yarabahaye kugira ngo ujye gucuranwa na papa wawe kuri kamera? Linda yaduhaye amafaranga ari hejuru ya 50,000. 50,000. Ubwo ni 50,000 yabahaye? 50. 55k. 50,000 yabahaye muracurangwa na papa wawe. Base wewe bagwaye papa wawe yaguhaye mangaye? Nose ko njye namutsinze, urumva kimwe cya kabiri ninjye wagifashe, nafata kimwe cya kabiri nk'abana. Baguhana turuwasa zo kugura ibiro. Aranabimfinyikira ahubwo ndanabijyana. Ufite ibiro bingahe? 90. 90. Okay. Ngaho ugira ikintu ubwira abantu bakurikiye Gold TV show ukumva nyine unagire n'ikintu n'umucyo watanga ubwire n'abantu bavuga yuko utari umwana wa Nzovu, ugire nyine ikintu babwira turangiza ikiganiro. Icyo wumva ko ndi umwana wa Nzovu nyine nk'ibisanzwe, kuko sinabeshya umuntu utari papa wanjye ngo mvuge ko atari papa wanjye, kandi turabakunda. Turanabishimira cyane mwese mukomeza kureba ibiganiro byanjye na papa. Nakoze cyane, naho ubutaha. Reka manze ngo baze ikibazo kimwe. Nzovu ni papa wawe? Cyane. Afite imyaka ingahe? Ari nko muri 50. 50 ningahe? Ni nk'ibiri. 52. Ababizi baraza kudusubiza. Okay, reka nizere ko mwese mumeze neza, mwese mwakurikiye Gold TV show. My name is Perfect Rwa. Muri muntu wese wabasha gukurikirana kino kiganiro kikaba kigeze ku musozo, ni kiko kanya ko gukora subscribe. Kora subscribe, like and share, ukomeze udutere inkunga. So rero ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ikomeze duhana umugisha.